byiza cyane ni muganga muvugana na mugezi wanjye mukomeje kugubwa neza cyane nkuko mubibona turi ahantu kure cyane byasabye urugendo rurerure kugira ngo tujyeyo nkuko muri kubyumva hirya mu cyumba abantu bari kuvuga tugeze ahantu ikibazo ufite ni ikihe muganga nashatse umugabo arana umwana umwe ubuzima bugenda nabi amakuru yanyu ubwo naje kuhabona kuri YouTube nshaka uburyo nabagera none ari nje kubageraho ngo mumfashe nabonye ibyo mukora kuri YouTube bituma numva nshaka kumenya uko mwamfasha ngo ndebe ko ubuzima bwahinduka ubuzima bumeze nabi cyane pe ibyo nakubwiye wari warabikoze ariko reka ngufashe ikintu ngiye gufasha yo gusubira ababyeyi hari umuti ngiye kuba ngiye kurambika mwaya mavoka yawe n'imineke ngo uratereramo n'inote imwe nurangiza ni inote imwe y'igihumbi uratereramo nurangiza uragira ute uragenda utereke mu rugo kandi ucuruza ibintu bigende neza urashyiramo inoti imwe y'igihumbi numara kuyishyiramo uragenda ucuruza ibintu byawe bigende neza ngo yirambikemo yitereremo urabyumva neza mukobwa wanjye nkuko ubibona njye narangije kwiga nari mfite umusore twakundanaga ndumva rero nagusezera ugasanga abandi ukagenda aho nakirira abantu bakakwakira bakakwakira iyo note mbona umuganga iyo note utereyemo n'uwo muti ni umugisha nguhaye mvura inyatsi mvura abantu bagumiwe abahize iwabo babuze urubyaro babuze urushako n'abantu bose n'abangaruzi byibwe n'abari mu mahanga mbavura nkoresheje telefone kuri WhatsApp cyangwa amafoto yanyu si ifoto nagutumye gusa siyo nakubwiye unyoherereza n'amazina yawe ngaho rero genda ujya ahantu bakirira abandi genda ujya ahantu nakirira abantu muri sale gira vuba vuba genda ndagusezerera numara kuhagera jyana n'uwo mwana wawe kandi ngo uhaye umugisha wakundanaga n'umusore imyaka ingana imyaka 6 irashira twajya kugera kuri gahunda yo gukora ubukwe bigapfa ubwo naje kujya kuri YouTube mbona umuganga mfata nambaze ndamuhamagara nuko muhamagara mubwira ikibazo mfite musobanuriye nawe aza kumbwira ukuntu ndi bubigenze waragiye usura mwegera cyangwa yabikubwira kuri telefone yabimbwiriye kuri phone ibyo yakubwira bikore kuri telefone nabikoreye kuri telefone cyane byose birakunda cyane rwose ubu ngubu umusore byageze aho araza arasaba tujya mu murenge ubu ngubu tuvugana nagarutse nongeye kujya guhamagara muganga nubwira ko nshaka kugira ahantu atuye nkaza kumushimira ubu ngubu tuvugana niho ndi iwe waje gushimira yego mbese mu byo utabeshye kuko uwo musore mwarakundanaga ibintu ntibicemo ntabwo byacaga mukuru muganga ukimara kumuhamagara byakubwiye aragufasha yaramfashije yakubwiye ibintu ukora cyangwa aribyo yaguhaye yabwiye ibintu nkora mu kubikora bicamo umuhungu none aremera avuga ati none yaremeye ubu barasabye tujya mu murenge nibwo naje guhamagara umuganga umusaba kumusanga ahantu ari kugira mushimire wowe waje gushimira yego ngundi kwa muganga uje gushimira ntabwo waruje kugira ibyo kwivuza n'ibyo no gushimira uje gushimira no kumutumira mu bukwe bwanjye mu kwa 3 urabeshya oya nukuri nari ko hari abantu bavuga ngo ngiye numvaga abantu babivuga nkagira ngo nukubeshya bati umuntu ashobora gukemura ikibazo akoresheje telefone bigakunda cyane akabikora kuri telefone akakuyobora aho uri hose bigakunda ngo naturutse mu ruhengeri nibyo naje uje gushimira cyane no gutanga ubuhamya cyane bose waje gushimira witwaje iki naje gushimira nitwaje wose Pesa amafaranga barayemera ubwo nishimwe mfite kuko urukumva turi gutegura ibintu by'ubukwe nubwo nzaza kumushimira nyuma y'aho ngaho bose nangaye bareturebe cyane bavuga ngo abandi bo ngo baza gushimira bageze ariko ntabwo ubwo ibifaranga byose nibyo baje kumuha yego aya ngani make bitewe n'ibintu yankoreye nyuma y'aho ngo nzaza kumushimira byimbitse pe ubwo bwatumye nzabutanze ndebe koko undi naze ndi kumushaka undi naze ndi kubona ndakira abantu benshi kubera ko mafite umwanya mukeya mari gufasha abantu benshi ngwino ndabona kanajya mama nawe mubaze none amakuru
neza. waturutse heza weho? Njye naturutse ku Kibuye. Ku Kibuye? Kibuye ga namwe ni hamwe bita bwe Ku Kibuye iriya Karongi. ubu niho waturutse? Uzi inaha cyane. gusa waje niyasanga ariko mbona ari kure. Mu Museso cyane rwose. Nahise mame none we waje kwivuza we umeze gute? Oya, njye naje gushima Imana, nari ndi mu bitaro waravunitse? naravunitse akaguru. ariko n'igufwa ryavuye? Njyewe amano yagiye inyuma, igitsi kijya imbere. Ubwo birihindukiza? Birihindukiza. Ubwo ngize amahirwe njya mu bitaro biranga. Ari imvune isanzwe se yari kuvunika bisanzwe? Yabaranduze. Byari ibirozi? Ibirozi narabitambutse. Ubwo noneho kwa muganga biranga. Kongera ku kigarura kirenge kigaruka mu nzu yawe? Biranga. Nuko ubwo sinzi bene mama babonye kuri YouTube umuganga bati reka duhamagara no muganga tumubaze ukuntu byagenda. Ubwo baramuhamagara. Bamaze kumuhamagara kandi nshaka ngaho kugira ngo n'abadukurikira bakubone neza kugira ngo ujye ukira hano gutyo. Hanyuma bamaze kumuhamagara ubwo bansanga aho nari ndi mu bitaro. Bansanze aho nari ndi bo baramuhamagara. Bari bamunye kuri YouTube? Bari bamunye kuri YouTube. Ubwo baramuhamagara nuko umugabo yaguhaye umuti se? Nzi ko umuntu ngo ni imvune y'ikintu cyakwituye? Ntabwo ari imvune rwose. Ni ibintu banteze by'uburozi. Ubwo amano ajya inyuma. Agatizo nakajya hari imbere? Umuntu yari kubona akagira ngo yenda uri nko kujya inyuma gutya? Cyane rwose. None se hano muganga yagufashije iki? Wowe kuvuga waravuze ngo uje gushimira? Njyewe yampaye umuti. Yaguhaye umuti? Nje kumushimira ibyiza yankoreye. Nagenderaga ku mbago. None ubimbago ubu tugiye ahantu wari utuye n'imbere y'Imana nabikubwira. Nzabigusobanura rwose gutya. Tuje tukagusura tukajya muri quartier tukagenda rwose babikora bakabibyemeza gutya. Nagenderaga ku mbago, ubu sinyigendera ku mbago, ubundi kugenda n'amaguru yanjye ubakagukanye nta kibazo gafite. Aho wabyimbye ariko aho ntabwo hajya hakurya? Ntabwo hanjya pe kubera yuko yamaye umuti nta kibazo. Harakize? None se ubu yabaje kumushimira witwaje iki muti? Naje kumushimira nitwaje uriya we yarazanye n'uze ngo yari yazanye amafaranga. Naje kumushimira nitwaje agatungo yenda n'akandi kantu ariko njye nabikoze. Gusa koko uyu muganga nanjye n'umuntu wantumye nyine ngo nze mugerereho murebere mumubwire ikibazo nyine afite. Koko aravura byanyabyo? Aravura n'ukuri. Byanyabyo koko? N'ukuri aravura kandi ngo intangarugero. Yakuno kugurwanya sinagendaga. Namaze umwaka mu bitaro. Nabasha no kugenda. Byarabananiye ku ikintu ciye no mu cyuma biranga. Ariko ndakubwira ko uwo muganga yampaye umuti. Ubu none we waje kumushimira? Cyane rwose. Iyo abantu bari gutanga ubuhamya ubugera nzi ko nyine duhasanga abantu baje kwifuza yenda abandi. Yaje gushima. Ni gushima abantu babagiriye. Hanyuma rero mbonye ndi nawe uvuyemo rero abanyamakuru ntabwo tujya tugenzwa na kamwe. Tugenzwa na twishe. Kubera ubu niyo mpamvu nahize nangira ndababaza nako nanjye bango ndababaza kuzwa. Hanyuma mbonye reka nganirize nura nawe numva mbonye avuye yewe nyuma yari umucuruzi w'ibintu byose ndabona afite imineke n'amavuka. Kanze mwegera nawe mubaze tugomeze dutegereze. Ariko we ntago ari buntange menya nageze mbere. Ntabwo mbizi arakubwira. Uraneza umukobwa wenda abona bageze hano uzana invitation. Ku muntu ugeze hano ufashe invitation mu ntoki bimeze bite? Ari nzanye invitation nje kugutumira uko byanjye mu kwa gatatu barangije gusaba no gukwa. Ubukwe ni mu kwa gatatu. No mu murenge navuyeyo narinje kugushimira byihariye pe kuko wangiriye neza. Nemere kuzagutahira ubukwe mukobwa wanjye. Yego. Wampamagara kumbwira ko bitazashoboka ariko kuba byarakunze urumva ko wabwira iki abantu birirwa bavuga ko tutavura wabatangariza iki nk'abantu bazabatugana cyangwa abandi bazatugana tubwire icyo wabatangariza mukobwa wanjye? Abatangariza nuko uri umuganga ushoboye kandi ibintu bavuga ngo abaganga barabeshya ibiki n'ibiki bibaho muravura pe. Ngaho genda wicare hari hamwe n'abandi ndaje mu kanya mbasezerere hamwe n'abandi ndi kubona mfite abantu benshi ndaje mu kanya mbasezerere hamwe n'abandi bose. Barakoze cyane. Nyine mwebwe mbonye muva hariya mwari mwaza muri iki kibazo namwe kwivuza?
urebye nyine ukuntu bimeze ntabwo kugusobanura byose nyine ari ngombwa twakubwira bike muri byo bwa bike muri byose twaje hano rero iyi base ntiyawe irimo imineke iyo ni iyanjye nitwo nenda gucuruza nibyo ari gucuruza hanyuma rero ndabona wari gucuruza nzi ko wageze kwa muganga ute hano muganga namubonye kuri YouTube umugabo yari yarantaye yansubira umwana urabona ko ubuzima bwari bumeze ntabwo bwari bumeze neza kugeza na n'ubu ntabwo bwari bumeze neza ariko nabonye muganga naramubajije yambwira ibyo ngomba gukora uwo munsi rero yarayambwiye wari ufite ikihe kibazo se nari mfite ikibazo cyo kudacuruza ngo nunguke nacuruzaga nkahomba icyuze nkahomba ubwo harimo n'ivoka imeze nk'iyaboze biba byanze kugenda bibanze kubigura ntabwo babigura mbese waraje no kwa muganga kugira ngo tubwo naje kugira ngo ambwire icyo kuko twabanje kuvugana arambwira ngo nzaze ambwire icyo gukora ubwo rero naje uyu munsi yangire neza pe yabikoze neza cyane urabona ko n'ubundi muriya hari ibyo yasizemo bidasanzwe ubuzima bugiye guhinduka noneho wewe usanzwe uri umucuruzi wacuruzaga imineke n'amavoka wacuruzaga ariko ntibigurike ntabwo babiguraga noneho umuganga wewe waraje kugira ngo muganga agufashe sabe yaguha nk'umuti wagufasha kugira ngo abantu abakiriya bajye bakugana yaguhaye ibintu birimo hano urabona ko babikoze neza nyine ngo igishoro cyiyongereye urabona ko niba yakubwiye noneho ko uzajya ucuruza noneho byose bikagenda neza yambwiye bizajya bigenda neza nta kibazo ese urumva ubyizeye koko ndabyizeye pe ndabyizeye rwose uretse uzajya ushyiramo iriya mineke n'amavoka tuno tuntu tumeze nk'utwatsi turimo ubicuruza cyangwa ni ukubishyiramo gutya wataha ino basi ukagenda oya turiya turimo nyine uwabibona yabona ari ibindi bintu bidasanzwe ashaka kuba atabigura ubwo yavuma ino basi se cyangwa ubwo zino basi bayikwibye ujya ntabwo bayiba ibintu byose kwa muganga iyo bihageze nta biraza ibi ni ibintu bigomba kugira iwanjye iyi hene ko wayizanye hano madako wagendanye n'ihene yewe nagendanye n'ihene naje kugushima muganga ni byiza wankoreye wangiriye neza cyane nishimwe wanzaniye wamvuye akaguru nari ndwaye akaguru karanyishe none nta cyatuma ntagushima iyi hene niyo wanzaniye kunshimira rwose kandi Imana izaguha kandebe ka kaguru ko kameze kandebe neza gashyira aha gashyira hano kugira ngo ababyeyi nongere ngo iri gufa ndabona warakize haruguru kuribwa oya haruguru kuribwa sawa rero ndaguha umuti wa nyuma kandi wakuruze nizere ko wamubonye umuntu warkwangirije so uriya mugore twambuye ko mwari muturanye ntiwamubonye imbere yawe ngaho rero zana iryo shimwe rinini mbona ufite mwanduza nawe ukagura nkwereke babyeyi ishimwe mwaribonye babyeyi mujye mumgumya mu imbaraga zo gufasha abantu mu bibazo bafite kugira ngo uyu ni wa mugore waraheze muri CHK yanyibwiye naramufashe yarakize murakoze babyeyi ngaho genda ugira amahoro n'amahirwe ntabwo uzongera kuruga ukundi umuti urawusanga mu rugo nk'uko nabikoze wo kugutsirika urakoze cyane mfata ino hene yizirike hari hamwe n'izindi shyira hariya hamwe n'impano shyira hamwe n'impano musore shyira hamwe n'impano akira fata shyira hamwe n'impano wowe wa kabiri ukurikiyeho icara hano igera hano wicare hano muganange narinzanywe no kugushimira wabimbwiye kare no kugira ute no kugutumira ubukwe bwanjye buzaba mu kwa gatatu wabonye umugabo nk'uko warabisabye naramubonye wumva ndagushima pe ubu rero ni ukuvuga ngo zana hano ngufashe kugira ngo ngire icyo ngufasha kubera ko amahoro n'amahirwe babyeyi uyu mukobwa wanjye ubukwe bwe buzagende neza azatunganirwe kandi abyara heke kandi ubukwe bwe nzabutaha mugumye mumufatire yahembe nohereje ryamufashije agumye abane naryo babyeyi murakoze babyeyi reka musezerera agende nimero muzajya mudushakiraho ni 0787408727 niyo nomero muzamushakiraho muganga si yo nomero wampamagayeho reba niba ariyo ngiyi yisubiremo yivugire
yivugire kuko niyo mwana ni 07 8 47 80 72 7. Si ufite Yego. Sawa rero ngo wagenda ugira amahoro n'amahirwe uze kubwira umufasha we ntugire icyo umubwira uzabivuga ubukwe bwabaye kandi nta muntu uzongera kukwirute kuguhungabanya. N'akazi ni wakabonye? Narakabonye pe. Sawa ngo wagenda amahoro. Tuvura indwara nyinshi, tuvura imigongo, tuvura umutwe udakira, tuvura inyatsi, tuvura amarozi, tuvura abagumiwe, tugaruza ibyibwe. N'abantu bari mu mahanga ariho hose turabafasha badafashe kugera ku Gicumbi. Nawe yaje kubera yari yarabipinze ariko nabihera ubuhamya ngo hano ibyo byarangiye buriya abo ngabo turabafasha nta kibazo turabafasha. Ngaho ndumva wakomeza ukagenda undi nawe ukurikiyeho ngwino hano wa mukobwa. Ubwo rero kugira ngo ibintu byawe ntabwo bihita bikunda ako kanya igiye gufata amafaranga aya ngaya mu mpano bampaye kubera ko nemereye gufasha n'abakene kubera ko n'abakene barafashwa. Uzagaruka uje kumbwira ibyo wakoze uje kunyereka ko byagenze neza mutaragwaye ko wakoze. Aya mafaranga niyo uragenda utegemo uhahire n'umwana kugira ngo ararariye ndumva wagenda. Murakoze cyane. Murakoze cyane none bawumugeshe. Aho neza. Muraho. Muri bande. Witwa Kizimana. Uherereye hehe? Muri Amerika muri Canada. Nababonye kuri YouTube. N'umunyamakuru nabwira abanshakira umutima muri kumwe. Yangezeho namubonye niwe wamutumye. Yari yamwe ngo ubutumwa wamuhaye yabungejejeho ubwo rero namubajije ninde yanga kumumbwira niba ari wowe ubwo nahise nkumenya. Muri bine rero nshaka ngo mufashe mwamura yabizwe amasaha ariko muri kuboneka natwe tuko usa nkaho amasaha yanyu rero tubafasha nijoro. Amasaha yanyu tubafasha nijoro na wa munyamakuru yahageze tubafasha nijoro amasaha ku manywa y'Abanyarwanda naho mwe aho ngaho iwanyu ubu ngubu nibwo buruguke. Twe tubafasha nijoro ku manywa y'abantu bari mu bihugu byacu bitwegereye bikoresha amasaha ngana n'ay'iwacu ariko araza kukubwira namushimiye. Reka muhe n'agatike karamugeza mu rugo mu butumwa wamuhaye kugira ngo ataza kugenda n'amaguru nkuko wamutumye yanshoroje ibyo wamutumye muhaye n'agatike. Turagufasha nta kibazo. Umuti twagwaye niba kugirira akamaro. Ubwo rero turagufasha mu masaha ya nijoro nibwo uraduhamagara. Noneho mbohereze amazina mbohereze ifoto amazina ndabizi ni wari watweje ifoto yawe kuri WhatsApp twohereza n'amazina yawe nawe uherereye turagufasha niba byaragenze neza n'abandi mu baniyo mu mahanga bajye baraduhamagara ujubaho ubuhamya bw'uko dukora ibintu bizima. Saba reka mbe nkuretse kugira ngo nakire n'abandi bantu bafite abantu benshi ndi kwakira. None se gushaka mu nsirika. Nta kibazo turabikora mu ijoro ndakorereza umuti wanye nkoresheje ihembe nkuko nabikoze ndagutsirika nta kibazo. Cya kibazo cy'umugore wawe wagucaga inyuma cyarakemutse? Cyarakemutse rwose. Ngaho rero reka guturetse twakire n'abandi bantu. Ubu n'uru gukora bikagenda? Nta kibazo rwose ariko hari ikindi kibazo mfite. Kubera ibyishimo ndi gutesha kuzwa ndi gutesha hose ndi kuvuga amahanga mbure ariko mfite ikibazo cy'umugore urusha inyuma nkagira ikibazo. Ibyo wari wabitubwiye turavugana mu masaha ya nijoro kano kanya kurya umwanya w'abandi bantu ni hari abandi bantu uri kwicira uraduhamagara nijoro mu masaha ya 2 z'ani wacu mwe nibwo mufite ku manywa ndabizi. Hari n'umuntu wamemukiye nshaka kugira ngo tubiyeze. Ibyo ngibyo ndabikora ndagufasha humura. Nkuko nagufashe n'ubundi none abikoze uruguhinyuza ariko ukurura kubonye. Sawa rongo kupa telefone kugira ngo nakira abandi bantu. Sawa. Mugando rwose numva ibintu byose ari byiza cyane. Nese muga ubundi mu by'ukuri nk'umuntu yenda ufite
yenda nk'uburwayi bugiye butandukanye ubundi muvura indwara zimeze gute mufasha abameze bate kugira ngo byibura dufasha abantu benshi batandukanye nimero dukoresha ni 07 8 47 80 727 07 8 799 895 izo nimero zo dukoresha kuri telefone yacu nizo badushakira kuri WhatsApp. Umuntu wese ugize ikibazo ugenda uraduhamagara yuri kure tukagufasha, yuri hafi dusanira ikibazo tukira utumuza hano tuguha rendez-vous kaza tukagufasha nta kibazo kirimo. Yego. Hanyuma rero mugabo murakoze rero cyane bose ngira ngo ubwo n'abandi bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye ngira ngo abo twabahuranye kare mwabonye ko n'abantu baje gushimira kandi koko niba abantu baje kubashimira bakazana amaturo angana gutya bivuze ko mukora ibintu bizima kandi mugafasha abantu. Ubwira umunyamerika wagutumye twaramufashije ibyo byagenze neza ugatike karakugeza iwanyu waturutse. Ubu tuvugana bazajya baguhamagara bakutubaza uzajya barangira babwira ibyo dukora kuko hari abantu bihisha bakavuga ati ntabwo twakira ibyacu ku mugaragaro kubera ko bakora ibintu bitemewe. Hari abantu baza biyitirira ngo nabavuzi kandi ari abisikoro bateka mutwe gende babeshya abantu ngo baravura batavura. Abo bantu rero bagiye baduhamagara muganga wemera kuvura bya nyabyo ayigaragariza abantu avura. No muganga utigaragariza abantu avura nta muganga urimo abagiye kwiba abantu no kubabeshya bagiye baza no kugicuma ushaka kuza kugicuma turamwakira nta kibazo. Sawa so numa nabasezerera itike mwayibonye mugataha nta kibazo mugire mu rugo amahoro nta bitiusigara. N'abandi bose bakomeze babagane.